Haleluya, Yesu nashimye bene data. Imana ishimwe ko twongeye gufata akanya ko kuganira ku ijambo ry'Imana. Byukuri ngira ngo wenda hari abamaze kukimenyera ikiganiro, hari abamaze kumbona inshuro nyinshi, ariko reka numve ko hari abatubonye bwa mbere tugiye kuganira. Nubundi ni Pastor Minani Frodo wari muri kumwe. Musanzwe bamwe bamenyereye, abandi wenda ni bashyashya. Reka ariko tubanze dusenga Imana mbere ko tugira ikire tuvuga kuko ibyo tuvuga byose byagombye kuyoborwa n'isengesho, gahunda zacu zose zigomba kuyoborwa n'isengesho. Ni byiza ko tubanza gusenga Imana. Dusenga Imana. Nyakubahwa Mana nkuru, mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutwari n'ubushobozi, turagushimye kubw'impuhwe zawe n'imbabazi zawe kuko ukomeje kuturinda. Turagushimye ko kitwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo tubashe gusoza umurimo wawe hano mu isi, cyane cyane ko ari cyo uturindira. Natwe rero turi muri uwo mwanya neza, turakwinginze kugira ngo twambike imbaraga. Ikintu cyiza cyawe nuko wavuze ko abakozi bawugendana nabo, utuma intumwa warazibwiye ngo dore ndi kumwe namwe kugeza imperuka y'isi. Nabugingo n'ubu natwe tuzi kuri kumwe natwe kugeza imperuka y'isi. Ijambo rero tugiye kwigisha, ijambo tugiye kugeza ku bantu bawe, riherekeresha imirimo n'ibitangaza, kuko n'ubundi ari ijambo rikora ibitangaza, kuko ari ijambo rirema, ari ijambo rihindura ibyanze guhinduka bigahinduka. Reka n'ubundi iri jambo rihindure byinshi mu bakurikiye iri jambo. Ni ukuri rero gumana natwe tugirire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nifuje ko uyu munsi tuganira ku kintu bita umukristo mu ntambara. Umukristo mu ntambara. Iyo tuvuze intambara, uri intambara imenywa n'abayirwanye. Abanyarwanda bavuga ngo ijoro riba riraye. Intambara imenywa n'uwayirwanye, cyakora utarayirwanye arayibarirwa. Ariko rero umukristo aho hava akagera yagombye kumenya ko ari mu ntambara, yabishaka atabishaka. Cyane cyane ko umwanzi wacu ahora aregereje, ahora ashaka kuturwanya. Niyo mpamvu natwe twagombye kumurwanya. Umukristo agomba kumenya kwiteka ahora mu ntambara, aho ahanganye na Satani. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuyobore mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Ndagira ngo dusome mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, ni ibice byaho 4 umurongo wa 7 ndetse no wa 8. Haranditse ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Amen. Haleluya. Murwanye Satani azabahunga. Satani ni umurwanyi nubwo atari umuneshi, ariko ararwana rwose pe. Impamvu atanesha si ku mbaraga zacu, ahubwo ni ku mbaraga za Kristo wamunesheje. Cyane cyane ko iyo turi ku rugamba tuba turi kumwe na Kristo. Niyo mpamvu tutatekereza ko tuzatsindwa ku rugamba, ahubwo twizera neza kuzarutsinda. Urugamba rero burya abantu bavuga urugamba bakaruvuga ku munwa gusa. Abenshi mu Kristo wese arakubwira ati ndi umurwanyi ndetse ati ndi umusirikare. Paulo niwe avuga ati gifatanya nanjye nk'umusirikare mwiza wa Kristo. Paulo atushushanya nk'abasirikare. Mu ndirimbo y'agakiza ya 28 hari igitero tuvuga ngo turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso. Bivuga ngo iteka ryose Bibiliya abigisha bose badushushanya nk'abasirikare. Impamvu badushushanya nk'abasirikare nuko iteka tugaragara nk'abari ku rugamba. Burya nta muntu n'umwe uba ku rugamba atari watojwe urugamba cyangwa atari witeguye kurwana. Burya nta n'umusivili uba mu rugamba, urugamba rw'abasirikare. Niba tuvuga ko turi ku rugamba nuko tuba twariyemeje ku by'isirikare. Ariko paravuga ngo nta wakwishyira mu by'ubuzima ngo abakinejeje wamwandikiye umusirikare. Bishatse kuvuga ngo umusirikare wagiye gushugurika, wagiye gushakisha iby'ubuzima, byanze bikunze agirana amakimbirane n'umuyobozi wamuhaye igisirikare. Kuko umusirikare ahora ari umusirikare iteka ryose, kandi ubuzima bwe bwose ahora ari umusirikare. Aha rero numvise mu rugamba nshaka ko tuvugaho, hari byinshi numva ndi bushake kuvuga nubwo biri butware iminota itari myinshi cyane, ariko hari ibintu byinshi nshaka kuvuga. Icyambere ndashaka kuvuga urugamba n'isura y'urugamba, nagize nkashaka kuvuga umusirikare n'igisirikare. Ni ibintu bibiri kandi bigendana. Icyambere, urugamba ntushobora kurwana urugamba utaramenya umwanzi. Koko iyo ugiye kurwana umwanzi utamuzi, witiranya umwanzi niwe ari kugufasha ku rugamba.
aka ngaka tukumve neza. Narabyumvise, nagiye byumva na bamwe mu basirikare bakomeye bavuga uburyo ereri igibaho ya mbere ku rugamba ni ukujya kudetermina umwanzi, ukibeshya ku mwanzi, uba wamaze gutsindwa urugamba. Byanze bikunze ntabwo uba ukirutsinze. Ni byiza kusobanukirwa neza n'umwanzi uhanganye nawe, kubw'iyo mpamvu ubasha kumenya uko ugomba kurwana n'uburyo ugomba gutsinda urugamba. Reka rero twumvikane neza, tumenye neza icyo bita kumenya umwanzi n'uburyo tugomba kurwana no gutsinda urugamba. Kumenya umwanzi, muzabaze abasirikare bakomeye bakubwira ko urugamba rugiye gutangira. Igikorwa cya mbere inama iraterana, cyangwa se conseil de guerre iraterana. Igikorwa cya mbere ugomba kubanza kudetermina ni ukumenya umwanzi, ikamenya ngo umwanzi wateye ni uwuhe, tugiye guhangana nawe. Iyo ikoze rero igafata umwanzi utari we, baba batsinzwe. Ibyo babishushanya n'ibyabaye muri 1994, ntabwo biri bungore kubitangaho urugero, ko bavuga ko igisirikare cya mbere cyari cya leta ya mbere mu gihe cyo kudetermina umwanzi. Abazabikurikira baba bari bakirimo, bari mu rwego rwo hejuru ukora inama, niba basanga nibeshye cyangwa narabeshywe, bazabishyira no muri komite ntacyo bitwaye, bavuge bati ntabwo ari uko byagenze. Ariko mu gihe badeterminaga umwanzi, banzuye ijambo rivuga ngo umwanzi ni umututsi. Ya nyenzi ya kera na kare ariwo mututsi, umwanzi ni umututsi. Ibyo byanze bikunze byagombaga kurangira bibyaye jenoside. Bishatse kuvuga ngo iki? Habayeho kwibeshya ku mwanzi. Kwibeshya ku mwanzi bituma n'uwo mwari gufatanya urugamba musigara muhanganye. Uko niko n'abakristo b'iyi minsi bimeze. Iyo wibeshye ku mwanzi, uwari kugufasha urugamba musigara muhanganye. Reka mbaho urugero rutari kure. Abakristo b'uyu munsi uramutse umubwiye ngo tekereza ku mwanzi wawe, ntashobora gutekereza kuri Satani. Ako kanya tekereza wa wundi wanze kumuguza amafaranga, wa wundi wamwambuye 5,000, wa wundi wamuvuze ejo bundi akamuvuga mu bantu, wa mugore mugenzi wamuvuze. Uwo ni wazabona nk'umwanzi. Mu yandi magambo, ahita yibeshya ku mwanzi, urugamba ruhita rumunanira. Icyo ni cyo cyambere kigaragara mu bantu hafi ya bose. Iyo wibeshye ku mwanzi uba watsinzwe urugamba. Ni byiza ko umukristo wese amenya Satani kandi agasobanukirwa n'imikorere ya Satani. Ni bumwe mu buryo bumufasha gutsinda urugamba. Ikindi cyoroshye ni iki? Umwanzi nawe azi strategy zikomeye cyane zibaho kandi mubanzi hafi ya bose. Ni uguteranya abari gufatanya urugamba, akabita abanzi. Ngira ngo mu gisirikare cya mbere mwihangane n'ubu natanguriye kubyaga mu gihugu cyacu. Mu gisirikare cya mbere mu bintu byabateye gutsindwa kishi, icya mbere hari ukwibeshya ku mwanzi, bagatangira kubona n'abari mu gihugu nk'abanzi. Bagenzi babo babanaga mu buzima bwabo bwa buri munsi nabo bahindutse abanzi. Umuntu iyo umwise umwanzi ahita atangira gutera intambwe koko yo kuba umwanzi. Mu yandi magambo nawe ahita kubona ko utari umukunzi. Iyo utinyutse ukavuga utu ubwoko ubu n'ubu n'umwanzi, uhita umenya ko nako kuko batazakubera abakunzi. Kubera ikintu uretse niwe bisabanze. Icyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni ugucika intege kw'abari kurwana rwa rugamba. Ikindi cyabaciye intege ngira ngo mwagiye mubyumva, habonetse n'ibyo bita nduga rukiga. Iriya yose ni tekinike y'urugamba. Iyo ushoboye guhangana n'umwanzi, uburyo bwa mbere ukoresha ni uguca n'ibice igisirikare cye, abari inshuti bagahinduka abanzi. Uwo ni wo mutego Satani yateje mu nsengero z'uyu munsi. Abantu baririmbana bashobora kubitana inkokora, ubundi abo bashobora gufatanya kurwanya Satani. Ntabwo bishoboka. Kandi ubugabo yaramaze kubacamo ibice. Aka kanya abantu baririmbana ntawe ushobora gusuhuza undi. Umva, yanamureba umuyasuhuza undi akaba yacira. Kandi mu bapasiteri nawe nyumvira, dufite abapasiteri badashobora gusuhuzanya umunsi wa none. Udashobora guhura n'undi kandi bombi ngo n'abapasiteri barasengeye, badashobora guhura n'undi ngo amusuhuze amuhereza akaboko. Kandi ngo abo nibo bari bayoboye urugamba rwo kurwanya Satani. Twumvikana abapasiteri n'abayobozi muri mu cyiciro cyabo bafite ingabo bayoboye, kuko abakristo nibo basirikare. N'abapasiteri rero n'aba ofisiye mu gisirikare. Niba abari bafatanije urugamba bahanganye, ni gute batsinda umwanzi? Tuve muri ibyo by'abapasiteri badasuhuzanya bari no mu itorero rimwe binababaje basengera hamwe, noneho ureba amacakubiri ari mu nsengero mu matorero atandukanye. Jewe ndimo ntegura iki kigisho, naragiteguye, Imana yakinyigishije mu masengesho yanjye y'iminsi 15. Ntabwo nakunze cyane kugenda garuka ku buhamya. Nafashe igihe cyo gusenga cy'iminsi 15 ndi mu nzu jyenyine. Imana yigisha iki kintu bita urugamba n'igisirikare. Yaje kunyereka amatorero ya Gikristo ko ari nka za batayo zigiye ziri ahantu mu gisirikare kimwe kiyobowe na Kristo. Ariko uyu munsi wa none, iyo batayo imwe irashwe indi ikoresha umunsi mukuru.
ni ikintu gitangaje. Ubu hari abantu bishimye ngo ADEPR si bo babona ngo imvururu zibayo. Kubera iki? Ni batayo yarashwe, iyindi irakoresha umunsi mukuru. Iyo twumvishe ngo hana bafatanye mu mashati turabago nuko ngo twarabivuze ko abapagani, ariko utekereze turi ku rugamba duhanganye na Satani. Satani niwe watumye bafatana mu mashati, none natwe twarwanyaga Satani turishimye. Icyo kirababaje cyane. Dore ubundi umwanzi w'umwanzi wawe ari umukunzi wawe. Munkurikire neza uko mbivuze. Ubundi umwanzi w'umwanzi wawe agomba kuba inshuti yawe. Uramutse uri umwanzi w'umwanzi wanjye, nagombye guhita mufata nk'inshuti yanjye, kuko dufatanije urugamba rwo guhangana n'umwanzi. Kandi ndagira nkubwire ngo umukunzi w'umwanzi wawe ari umwanzi wawe. Ntazakubeshye, nabi inshuti n'umwanzi wawe aba ari umwanzi wawe. Muri mwebwe abari inshuti za Satani ntabwo ari inshuti zacu. Ariko nanone abari abanzi ba Satani nabo ni inshuti zacu aho bava bakagera. Niba muri Methodiste barwanya Satani, niba muri Baptiste bafite intego yo kurwanya Satani, bapfiki n'aba Pentecote, bapfiki n'abadivantiste, ko bose bafite umugabo umwe w'ingabo ari Kristo, bakagira umwanzi umwe ari we Satani. Munkurikire neza. Ibyo byo ni bimwe mu byatumye Satani ahabwa ijambo. Ibyo ni bimwe mu byatumye ubu aka kanya yicaye yarashikamye atananyeganyega. Nuko abagafatanije kumurwanya barahanganye hagati yabo. Abagafatanije kumurwanya barahanganye hagati yabo. Reba ibyo arimo agenda akorera amatorero, reba ibyo agenda akorera amatorero, reba ubu ngubu birigezweho ni Pentecote. Ndarivuga ndi pasiteri muri ryo. Nta mpungenge bifite rwose kuri tanga urugero. Ubu rugamba rukomeye cyane rushyushye muri ADEPR. Ubundi muri systeme z'urugamba hagira hibasirwa, hagiye igice kibasirwa. Donc aho umwanzi yagabye ibitero, hari aho abaye baretse gato, hari naho hagabye ibitero. Aho hagabye ibitero mu gice kibasiwe, nyine ubwo imbe bose batoya niho berekeza mu minwa yawe y'imbunda bakahataka. Agitangaje ni kimwe nuko uyu munsi abatarimo kwatakwa, aho kubabazwa nuko twatatswe niba ngombwa banadutabare, ahubwo barimo barishima ngo sibo babona sha, ngo bajyaga birata ngo barakirijwe ku bwinshi bwabo, ngo sibo babona. Nawe nyumvira, kandi uwaduteye n'umwanzi wacu, kandi uwo mwanzi wacu ngo ni nawe mwanzi wawo. Satani ntibashobora no kuduha umusada, ntibashobora no kuduha umusada, ahubwo icyo barimo gukora barimo barafasha umwanzi wacu. Mu yandi magambo, ubwo si inshuti zacu, ahubwo nabo bari inshuti n'umwanzi. Ikigaragara cyo ni kimwe rero, bivuga ngo iyo Satani yibasiye ahantu, ibyo akora ni bimwe n'ibya bindi by'umwanzi byose akora. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo Satani uwo nguwo nge namaze kumusobanukirwa, namaze kumenya ko amacakubiri aturuka mu rusengero, kuva mu rusengero kugeza hagati y'amatorero, ni Satani yazana, kuko ni bumwe mu buryo bwo gutsinda. Uburyo bwose ingabo zikoresha ngo zitsinde urugamba harimo no guca ibice abakurwanyaga, ukabacamo ibice bagahangana hagati yabo. Ni tactique y'urugamba. Iyo ni imwe muri tactique Satani yakoresheje. Muri tactique z'urugamba harimo gusopanya itumanaho, gusopanya itumanaho. Iyo ushoboye gushyikira imirongo y'umwanzi, ukabasha kuderanja communication yabo, itumanaho, operating niko babyita mu gisirikare. Iyo ubashije muri kubafungira itumanaho, nabwo wabashoboye. Nicyo gituma uyu munsi wa none abahanuzi bacu barimo baravangirwa n'iki? N'amajwi ava kwa Satani. Mu yandi magambo, yinjiriye ijwi ry'Imana, ashyiramo ijwi rye kugira ngo communication n'umugaba w'ingabo icike. Urunguru rugamba turimo. Noneho nugize ngo ahawe message, abahawe message ntibayumva. Numva ngo communication yaracitse. Nuhawe message, yatanze message ntibayumva. Niba nakire message uvuye ku mugaba w'ingabo Kristo Yesu, nkayimenyesha abo ngomba kuyimenyesha nk'umuntu ushinzwe communication, abo menyesheje message ntibayumva. Murumva ko urugamba rwacu rurakomeye. Nukuri abakristo muze mu rugamba rukomeye cyane. Noneho ikikubwira ko rero ingabo zigiye gutsindwa, buri wese abanyamwigendaho. Aha. Bivuga ngo iyo byamaze gukomera, umusirikare n'imbunda ye akiza amagara ye. Iyo ni lo plus general. Umusirikare uhunganya amasasu, ikintu cyambabaje abasirikare baravuga ngo ugomba kurasa amasasu yose ugasigaza muri mwe ryawe. Mu yandi magambo, nubona umwanzi agiye gufata mpiri uzirase. N'ubundi nicyo kirazira gutunga imbunda amasasu yashizemo burundu wakoze ubuswa. Ugomba gusigaza muri mwe ryawe riteganya kwiyahura biramutse bikomeye. Nawe nyumvira. Mu yandi magambo, bamwe barasa nabirukankana iryo rimwe.
amasasu yarabashiranye ubu barimo barirukankana rimwe risigaje kuzabahitana. Ngiki gisirikare cya Kirisitu cy'uyu munsi, nguyu umwanzi Satani turwanya. N'ubu kuba tudashiraho nuko Kristo duhagarikiye. Naho ubumwe bwacu mu kurwanya Satani bwarashize, ubumwe bwacu mu rugamba bwararangiye, urugamba turwana rusigaye rusa n'urushekeje, dusa naho nta rugamba tukiriho. Mwene data, ntabwo nzi uko uhagaze ku rugamba. Kuko uko biri kose niba nta communication ugifitanye n'umugabo w'ingabo uri mu nzira zo gufatwa mpiri. Mbikubwiza ukuri niba radio yawe yaracecetse, radio operating system yawe itagikomunikana n'umugabo w'ingabo, uri hafi gufatwa mpiri. Nta nuzagutabara, kuko wakagutabaye ntukikomunikane nawe. Wagombye gusubira ku rufatiro ugashakisha umurongo ubu ngubu umwami arimo akoreraho, umugabo w'ingabo arimo akoreraho. Burya hari igihe bikomera umurongo bakawuhindura. Rero niba Kristo yarahinduye umurongo cyangwa niwe wawuhinduye, aho kuva ku murongo wa communication, gerageza usubire ku murongo, wongere wumve ijwi riva mu ijuru, wongere wumve ijuru rivuga, wongere wumve amabwiriza ugomba kugenderaho. Icyo ni ikibazo aho kiri. Ikindi gikomeye nuko abitwaga abagaba b'ingabo cyangwa abatoza b'igisirikare cyangwa se abatoza b'isirikare uyu munsi nabo bamaze kwigira muri system yo gusahura. Namwe munyumvire system y'urugamba turimo. Mu yandi magambo, urumva igisirikare cyamaze kuva ku nshingano y'urugamba kikajya kuri kikajya gusahura, ibintu byose biba byamaze gupfa. Mu yandi magambo rero, na bamwe mu bayoboye urugamba twari dufite bamaze kuva ku bijyanye no kuyobora urugamba, ahubwo bagiye mu gusahura. Kubera iki? Bari mu ndamu zinda zabo n'imibiri yabo. Ni hahandi uzasanga umupasitoro aho kubaka ubwami bw'Imana arubaka umutungo we bwite n'umubiri we bwite. Arimo arasahura ngo yubake inzu, arimo arasahura ngo yubake ibinibi, ngo wa mugabo w'ingabo. Niho mu cyigisho nigeze kwigisha ubushize natanze ndimo mvuga yuko umukire ahabwa ijambo mu rusengero kurenza umukene. Kubera iki? Aragira amaturo atanga kwa pasiteri, niyo agiye gutanga icyacu batanga igishyitse, uwo ngo nta cyaha agomba kugera mu rusengero. Mu yandi magambo nuko pasiteri ngo ari mu gusahura, ntabwo ari mu kurwana urugamba. Bahindutse rero abo gusahura n'abandi. Urabashyira mu matorero bagakura bishyira. Mwarabyumvise wacu muri ADPR aho abapasiteri bafunzwe kubera kugereza miliyari zigeze muri 2. Ese abo bari bayoboye urugamba cyangwa bari barimo gusahura? Mu yandi magambo nabafatiye mu cyo bagiye gusahura. Abo nabagabe b'ingabo ku rugamba bataye urugamba ahubwo bagiye gusahura. Abandi nabo ni nk'ibyo byose. Ubu wakubwira ukajya kumva umuvugizi ngo arahembwa miliyoni enye, ukibaza ariko ubundi miliyoni enye uzihembwa kuko ugiye gukora iki? Ni uburyo bwo gusahura. Nyine yageza hari ubutunzi, urugamba rarwibagiwe. Iteka ryose iyo bageze hari ubutunzi abasirikare urugamba rwayobeye bahita bibagirwa ko barwanaga, bakarangarira ubutunzi, bagasahura ubutunzi. Ngo urwo rugamba turimo uyu munsi abari bakuriye urugamba, kandi baryaga muzanga byo n'ubusanzwe nta musirikare muto wisahura yazarose abayabonye kandi niyo bisaho yafandira mwambura. Ibyo ni bisanzwe n'ibintu bisanzwe ku rugamba rwose. Bishatse kuvuga ngo abari abagaba b'ingabo ku rugamba dufite uyu munsi, abari bahagarariye abo twita abafande bafite amakamanda bahagarariye, ndavuga mu rugamba turwana Satani. Mu nyumve neza ntazagira ubivangavanga, ntuzavanaho agace biramureba, azafata icyigisho cyose. Ndavuga urugamba duhanganyemo na Satani. Abari abagaba b'ingabo, abari abayoboye abandi urugamba, abari abafande bayoboye amaparatu n'abayo makampani abagize bate, ndavuga abapasiteri n'abakuriye, bahugiye mu mitungo, bahugiye mu gusahura ubutunzi, ntibakitaye ku rugamba. Ntibazi umukristo watewe, ntibazi uburyo yarwanye, ntibazi uburyo yatsinzwe, ntibazi icyo bamufasha, ntunabahamagara ngo babone. Unabahamagaye kuri telefoni nta mwanya bakubonera, ahubwo cyakora babwiye ubaganiye akamesaje ko wabonye icyacu wababona. Noneho bahita bakwita bavuba cyane kubera iki? Icyo bashaka ni kashi zawe. Ariko ntibashaka kumva umuntu wa telefoni abwira ngo yaburaye. Ntabwo bashaka kumvira umuntu abwira ngo yatewe n'abademoni bamusengere. Usaba amasengesho niba mushaka, ahubwo uramutse ubabwiye ngo nagushaka nabonye icyacu bakwitaba vuba na bwangu. Mu yandi magambo barimo barasahura. Ikibashishikaje uyu munsi wa none ni ugusahura kurenza kwita ku rugamba. Abakristo benshi dufite, abasirikare bacu dufite muri urwo rugamba duhanganye na Satani, benshi bararashwe. Uyu munsi wa none urashwe nta evacuation yagira, nta bahetsi tukigira. Ugize ngo ararashwe
Umva ibisebe birabora ndetse niyabwiye bagenzi be ngo narashwe bahita bamurasa iby'umutwe. Ubwo ni ukuvuga ngo yarashwe akaguru, icyo bamukora ako kanya baramurasa umutwe. Kubera iki? Uzabirebe umuntu ashobora kwatura icyaha ko yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi akabyatuye mu rusengero bagahita bamushyira hanze y'itorero. Mu yandi magambo yarashwe akaguru bo barashe umutwe. None se hanze y'itorero aho agiye niho agiye kureka ubusambanyi cyangwa bagura amubwiye ngo genda ube ruharwa birangire? Mu yandi magambo uwacu urashwe ntitumuheka, guheka byararangiye ahubwo turamurasa. Ni kubw'iyo mpamvu rero urashwe nawe yize kurenzaho ipantaro. Ubu tugenda n'abantu badashobora kwatura kubera iki? Navuga ko yarashwe akaguru baramurasa umutwe. Mu yandi magambo rero ubwo bari bumurasa umutwe araninagira arenzaho ipantaro nuko aninagire ababwira ati nta kibazo rega, nta kibazo, ni agati gato kansharuye kandi isasu ryagezemo kera ririmo riraboza akaguru agiye kubora arimo aravirirana ngo ni agati kansharuye kuko navuga ko bamurasha akaguru ababwiye aho kumuheka baramurasa umutwe. Imvura urwo rugamba mu nyumvira urugamba iteka ibyo bikorwa n'igisirikare igihunga cyatsinzwe. Ubusanzwe igisirikare kiruka kiri muri ropre, uwaburashwe ntibamuheka kuko batabishobora, bose baba barimo biruka byabayobeye. Uwaburashwe araswa akaguru bakarasa umutwe kugira ngo ataza kurasana kuvuga n'amabanga. Nguko uko igisirikare cyacu gisigaye gikora ahitwa mu matorero, nuko dusigaye dukora. Nta banyamasengesho tukigira, babandi bibanga, babandi waganyira bakaguheka, ahubwo nabo kukuvuga uvuga ko wakomeretse gato bakakwica wese. Ni ikibazo gikomeye bene data. Urugamba turiho rurakomeye pe, ntabwo ari imikino. Urugamba turiho rurakomeye ntabwo ari imikino. Niyo mpamvu Kristo akwiye gutabara. Mu ntwaro Satani yateje uyu munsi wa none harimo intwaro y'ubwoba. Intwaro y'ubwoba yo rwose umenya nzayigisha maze n'igihe kiri cyane mbivuga no kuri Radio Umucyo nkunda kwigisha ku kiganiro ntambutsa kuwa gatandatu saa moya kuri Radio Umucyo, ikiganiro cyitwa ubumuntu buheje ubugingo. Nkunda kubivugaho cyane. Intwaro ya mbere y'ubwoba Satani yiteje mu bantu, ariko n'ubusa ibyo ni ibintu bisanzwe by'urugamba. N'urugamba rusanzwe uburyo bwa mbere bwo gutsinda uwo muhanganye ubiba ubwoba mu ngabo ze. Ubiba ubwoba mu ngabo ze. Satani yabibwe ubwoba mu ngabo za Kirisitu. Izitwa abakirisitu zifite ubwoba nta nubwo zikizera ko umugabo wose afite ubushobozi. Zifite ubwoba ku rwego rwo hejuru, hahandi ibintu byose biterabwoba. Umuntu wese yacane kuguhahamura, umuntu wese yakubwira ngo nakwica nagufunga nakugira nabwahamuka, abantu bose bahora basa n'abari sinzi icyabateye ubwoba. Ntabwo wahangana ku rugamba, ntabwo ushobora gutsinda umwanzi kandi waramaze kumunyabwoba. Uwiteka turengere cyane. Ni ikibazo gikomeye kandi buri wese agomba gutekerezaho. Nta muntu ugihamya ukuri. Biratangaje kubona umuntu ashobora kurengana. Ni urugero rwose bitari gure ko nkunda kubivuga, nta n'isoni bijya bintera. Biratangaje kandi biteye agahinda kubona umuntu ashobora kurengana abakristo barebera hagaceceka pe nkaho nta cyabaye, ngo reka da ngo bitamva ngo mbesata bitazangiraho ingaruka, mbesa mama nicecekere ngiraga hagati nkakarinda uruguma. Umva nawe agahanga rinda uruguma kandi ngo umusirikare ku rugamba, ariko agahanga ke akarinda uruguma. Mu yandi magambo ntabwo ari ku rugamba, bwari mu mwobo. None se ubundi urugamba rwanirwa mu mwobo. Abitwaga abakirisitu, abitwaga abasirikare b'urugamba n'abatarakomeretse bihishe mu myobo. Nta n'umwe ushobora kuvamo ngo arebe irimo kubera hejuru. Mu yandi magambo nta rugamba watsindira mu mwobo. Kwibaza ngo yarenganywa n'itorero, yarenganywa n'ubuyobozi bwite, yarenganywa n'abantu runaka, nta mukristo wagombye kurebera. Nongere bisubiremo, nta mukristo wagombye kurebera akarengane akariko kose ngo aciceke. Yagombye kuvuga n'akanwa kakavuga ati no, ibyo sibyo, siko byagombye kugenda. Ndavuga umukristo wese, ntavuze itorero runaka. Urengana n'umukristo abatari umukristo wagombye guhaguruka rwose ukavuga uti turabyanze, kandi mubikoze muri 4-5 byagira ishingiro, kandi mukabikora nk'abakristo. Abakristo byose babikora bitwaje uro bagendana guca bugufi, ariko byose bakabikora. Mu yandi magambo rero ngicyo cyerekana urugamba. Mu yandi icyo Satani akora muri byo harimo nuko kurenganya abantu, guhohotera abantu, kubagirira nabi. Ababikora bose ni intumwa za Satani, kuko Satani ubikoze. Kurwanya Satani umurwanya n'intumwa ze. Kurwanya Satani uhagarara ku maguru yawe yombi ukabwira Satani ngo no, mu izina rya Yesu ibi turabyanze, mu izina rya Yesu. Byibuze se nibahaguruka 4-5 bakora amasengesho by'ukuri babaye babwire Yesu ngo turabyanze mu izina rya Yesu. Ibyaka karengane, ibyiyi ruswa, ibyibi birahari bigiye bivangavanga, ni ibintu twese tuzi kandi turwanya buri munsi. Ibyo rero bivuga ngo ni urundi rugamba rwahinduye isura, kuko abakristo babaye abanyabwoba. Nabonye hari
umukozi w'Imana uherutse kwita Imana Desmond Tutu, amaze iminsi ubu ngubu muri iki gihe niwe urimo gutambuka ku ma social media bavuga urupfu rwe ariko bavuga n'ibyo yakoze. Desmond Tutu ni umwe mu banyafurika y'epfo babirabura batinyutse kubwiza kanwa k'aba bazungu ngo mureka abirabura nabo n'abantu. Mu yandi magambo wavuga ko bari bivanze muri politike. Ubundi se ko ari yigisha iby'ijambo ry'Imana ngo bazapfa bazajye mu ijuru, ntacyo n'abazungu niba bica bazajya mu ijuru. Kuki yagombera kubwira abazungu ni mureka kubica kandi azi ko bazabica bakajya mu ijuru? Ariko bishatse kuvuga ngo ikize kuki se yemeye kubibavuga kandi ari pasiteri? Nyamara ibyo yavuze byaje kurangira ko babandi bumvise ukuri, kuko ukuri teka kuratsinda. Ni nabyo bikwiriye n'abakristo b'iyi minsi gushira ubwoba bakavugisha ukuri nyako, bakarenganura barengana, bagaca iby'agahato, bagakiranura kuko abakunda amahoro aribo bazitwa abana b'Imana. Abaharanira amahoro, le peacemaker, abakora ku buryo amahoro nyamahoro agaruka mu bantu nibo bana b'Imana. Niba uri umwana w'Imana, niba uri umukristo, wagombye kumenya ko amahoro mu bantu, amahoro nyamahoro akwiye kuba mu bantu, kuko amahoro yabuze mu bantu, Satani niwe mwanzi w'amahoro, niwe uzana kubura amahoro mu bantu, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi buryo bwose akoresha, intego ye ni ukubuza amahoro abantu. Nawe intego yawe nk'umwana w'Imana ni ukugarura amahoro mu bantu. Imana ibahe umugisha. Ndimo ndagenda ngana ku musozo. Ku cyigisho cyacu cy'urugamba ndakwinginze kugira ngo ushirike ubute, uve mu myobo wihishe, uhaguruke turwanye Satani azaduhunga, kandi twegera Imana izatwegera. Ntabwo hari abantu bamwe bigeze kumbwira iminsi ishize ngo kurwanya Satani ntibishoboka, ariko ntabwo ibyo byanciye intege n'ibyanantangaje, kuko nabashije kumva yuko nabo bashobora kuba ari ibyitso bya Satani. Iteka ryose umuntu wese uzakubwira ko Satani akomeye, uzahita umenya ko ashobora kuba ari icyitso cye, kuko Satani yagakomera ntarusha imbaraga Yesu. Amina. Nongere mbisubiremo, Satani yagakomera akagira imbaraga ntabwo arusha imbaraga Yesu. Nge mvuga ku mugaragaro nk'umuntu ushinzwe gutera morale abasirikare ba Kristo, nkunda kuvuga ngo Satani nakabwa. Bakavuga ati ariko nawe urakabya gusuzugura, nkabere ku buryo arakabwa. Nkavuga ni imbere yaguhigiye kuva ukiri mu nda ya nyoko ngo ayikuremo, byaramunaniye uravuka. Aguhigura uruhinja, umva aguteza ibyahe n'ibyahehe n'abarozi n'iki byose yereje bishoboka byose ngupfe. Uranga umubano umugabo cyangwa umubano umugore, ubaka kanyura kuze. Byaramunaniye. Imyaka yose amaze aguhiga kukwica byaramunaniye. Ubu ni subwo sakabwa. Icyo ashoboye nikize. Iyo tugiye mu rusengero gutera nararakara we, hakoreza abadayimoni bakarugota bakumva barudutura hejuru, ariko bikabananira, bikarangira batarushoboye tugataha. Aho atarakabwa niye ibyo waragambiriye kuri wowe byaramunaniye. Na bugingo n'ubu ubyuka uvuga ati uyu munsi ntuntahana, ukangugataha ukamubanaho, ukagenda uti ntugaruka ndagutsinda iyo ugiye, ukanguka garuka. Ubundi aho atarakabwa niye. Ndagira ngo mbabwize by'ukuri rero Satani, kandi impamvu nge naje gusobanukirwa ko ari nakabwa, naje gusanga agendana ibyo yita bombe ebyiri. Nabwiye ko turi ku rugamba, agenda na bombe ebyiri, ariko jewe maze kujya mu mwuka muri kiriya gihe namaze nsenga, Uwiteka nsobanuriye ko nta bombe agira ahubwo agira ibyondo. Uwiteka nsobanuriye ko Satani nta byondo agira, nta bombe agira ahubwo agira ibyondo. Abinsobanurira gute rero? Satani agenda na bombe ebyiri, nizo mwita bombe, ariko Uwiteka ambiye ko ari ibyondo. Ni bombe y'ibyaha na bombe y'ibyago. Akora ibishoboka byose ngo guteza ibyaha Imana ikwange, Imana ikuzinukwe, kandi bibaho rwose pe, kuko iyo umuntu abaye umunyabyaha akiyemeza ibyaha, Uwiteka aramuzinuka rwose, kuko uruhanga rwe aruhisha abanyabyaha. Ibyo ni ibisanzwe. Ateza ibyaha kugira ngo Imana ituzinukwe. Hanyuma iyo abonye rero ibyaha tubitsinze, umuntu atsinda ibyaha gutabitsindisha amaraso ya Yesu. Kandi biroroshye kubitsinda kubera iki? Uko wegera Imana irakwegera. Uko Imana ikwegereye umwijima urahunga, Satani arahunga. Mu yandi magambo uko wegera Imana ikakwegera, Satani arahunga. Ibyo yarazanye nk'ibyaha ntabwo abasha kubikugezaho. Mu yandi magambo kandi ikindi, iyo aguteje ibyaha ugomba guhitebuka ko Kristo yapfuye kubera ibyaha byacu, ukibuka ko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Iyo wibutse Kristo wabambwe ku musaraba, ibyaha byawe urabibabarirwa. Mu yandi magambo Satani akaba yarwanye n'ubusa, yakoze ubusa, kuko ibyaha yateje bitagutandukanije n'Imana. Ibyaha yaguteje ngo Imana ikwange ntabwo bigutandukanye n'Imana, kuko Yesu yaduhuje n'Imana. Haleluya. Ako kantu numva kumvikanye. Satani aduteza ibyaha ngo dutandukane n'Imana, ariko ntidushobora gutandukana n'Imana kuko Kristo yaduhuje n'Imana kubw'amaraso ye.
Haleluya. Iyo Satani amaze kubona ahangaha watsinzwe, ahindura bombe y'ibyaha akayireka, akazana bombe y'ibyago. Ibyago biguteza urudubi akabisukiranya kugira ngo wowe wange Imana. Uruhande rwa mbere kugira ngo Imana igutera umugongo kwange kubera ibyaha. None Satani abonye bidashoboka, aguteza ibyago ngo wowe wange Imana uyitera umugongo. Iyo rero kugira ngo utsinde iyo bombe y'ibyago rero, nuko bigenda hejuru no kubisuzugura. Iteka ibyago bitsinda ari uko bigenze hejuru, ukabisuzugura, ukabifata nk'ibitariho, ugasubiza nka Yobu ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, Uwiteka niwe wabimpaye n'ubyisubije, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Amina. Mwibuke neza Yobu, izo bombe ebyiri nizo yamuteje neza ateza abakristo bose. Yabanje kumuteza bombe y'ibyaha, Yobu arabitsinda pe. Arabitsinda, akomeza kuba intungane amaso y'Imana kugeza ubwo Imana yamwirase ikabaza Satani ngo abonye umukiranutsi wanjye Yobu. Satani avuga ati buriya nuko nakoresheje bombe y'ibyaha, nyemera nkoreshe y'ibyago. Abango nuko amerewe neza, nuko anezerewe, nyemerera. Donc nyemera nkoreshe bombe ya kabiri yitwa ibyago. Arangije nayo yayikoresha, nyamara biza kurangira nayo nta kimaze kubera ko Yobu yabigenze hejuru. Ibyago byose arabisuzugura kugeza asubijwe ibyo yagezwe byose, Imana imutabaye. Mu yandi magambo rero, nawe nizo bombe gusa gutera, niyo mpamvu ugomba kumenya ko ni bombe z'amafuti, nta gaciro zifite, ntacyo zagutwara. Kandi ni ukuri Uwiteka ari mu ruhande rwacu, azaturwanirira. Ni ngombwa ko duhaguruka tukava mu bwihisho aho turimo. Ni ngombwa ko duhaguruka tukava muri ibyo, donc tukava mu burangare turimo ku rugamba, tukava mu byo gusahura, tukava mu byaturangaje, ahubwo tukagaruka ku rugamba, tukarwanya Satani kandi akaduhunga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Nyakubahwa Mana nkuru mu izina rya Yesu Kristo, izina rikomeye cyane rifite ubutware n'ubushobozi. Turi kuri rwa rugamba, ntabwo dushobora gutsinda urugamba tudahagarikiwe nawe, kandi ntabwo dushobora gutsinda urugamba tudashyizeho umwete wacu wose n'ubwenge bwacu n'imbaraga zacu zose. Iri jambo nicyo rigamije, ni ukugarura abantu bawe ku rugamba kugira ngo barwanye Satani, kandi kuko azabahunga bakwegere nawe uzabegere. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo iri jambo urishyigikire, ribe rigari mu mitima y'abaryumvise, bagira aho bava naho bagera, kandi n'abagize imbaraga mu kurikwirakwiza kugira ngo rigere kuri benshi, n'abazarisharinga bakarigeza ku bandi, uzakira iki cyigisha akagihereza abandi, umuha umugisha utagabanije. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.